kuba Hakimu ni umupasiteri pe nabonye ngo chat zabo ngo zaraje ibyo ari byose nta nubwo ari nawe wazishyize hanze ibyo ari byose nabo bavuganye bazishyize hanze Hakimu uretse na Hakimu nundi uretse kuba buri hari ikintu abantu batazi gutandukanya hari umuntu ugira impano yo kwerekwa impano hari umuntu ugira impano yo kwerekwa ariko uwo muntu nyira akaba ari n'umuntu usanzwe akaba ari n'umuntu yikorera ibindi bintu byari ko Imana yaramuhaye impano yo kwerekwa kabisa ku buryo ibintu akweretsweho ibyo bintu biraba kabisa hari umuntu ugira impano yo kuvuga agatongera umuntu akumva nyine akakubwira nk'aba bapasiteri benshi baba bafite impano kabisa yo kugutongera akakubwira amagambo agafata ibintu byo muri Bibiliya akabihuza n'ubuzima tubayemo ukagenda bikakwinjira mu mutwe bamwe ugasanga nyine bakijijwe Hakimu nakomeje kubabaza nafite umugore murambwira ngo nta mugore afite ibyo ari byo byose urumva ni umusore sibyo Hakimu pasiteri we ariko kuki Hakimu atari hano we Hakimu ariko ubundi ubwo ariko kuki mwamusharinze nk'iyi live koko mwamba bare mukasharingira umuntu waba ugira nimero ye cyangwa umuntu waba akayihereza Hakimu koko mwarifashe murazano kuri live Hakimu muramutuka Hakimu muramuvuga Hakimu muramwandagaza ngo Hakimu yabatse imipuri umupuri uragenda ubumupuri umupuri uragenda ubumupuri umupuri Hakimu ikosa Hakimu afite nirihe ikosa Hakimu yakoze nirihe ntago yiterese uwo yaterese nabonye yaramusubije ntabwo ikosa afite nirihe buretse gatoya ngewe ngewe ikosa mubaraho nukuba wenda yipfukirana kuri iryo jambo ryo kuvuga ngo ni umukozi w'Imana ariko ndakumenyesha yuko Hakimu ashobora kuguhanurira ibintu bikaba bitewe nuko guhanura n'impano hari igihe Imana iguha impano muri wowe ukaba ufite impano yo guhanura kandi atari ukuri umuntu mwiza usanzwe ufite n'izindi ngeso mbi ariko ufite impano nyine impano yo guhanura kabisa kandi ugahanurira ibintu bigacamo hari umuntu ugira impano yo kubwiriza hari umuntu ugira impano yo gusoma ijambo ry'Imana hari umuntu ufite impano yo gufata ibintu biri muri Bibiliya akabiboroka impano muyitandukanye no kuba ngo umuntu ngo ari umukozi w'Imana ashobora kuba nyine ari umukozi w'Imana ariko muri we afite impano yo guhanura kandi adakora ibyo bintu byiza wenda ahantu ibintu bipfira ni ukuba wenda urabona umukozi w'Imana tumwizereramo tukamufata nk'umuntu tukamufata nyine nk'umuntu w'icyitegererezo ni umuntu uvuga ati uyu muntu umubikije amabanga yanjye ntiyajya hanze urabona yuko nyine abantu ubu byarahindutse n'inshuti yawe wiganiriza amabanga yawe bwacyo ukayumva n'abandi sibyo impano n'ubukristo ni ibintu bitandukanye mwabana ibyo bintu byo mu bitandukanye pe impano n'ubukristo ni ibintu bibiri bitandukanye Hakimu rero ngewe nabonye ngo chat umuntu bacataga nawe yaramusubizaga niba ubizi neza ko ari umukozi w'Imana akaza kugucata inbox akaza muri DM yawe akagwereza nimero ya WhatsApp ukayimuhereza agatangira akakuganiriza akakubwira ngo nyereka ngo ikibibi kiri ku mubiri ukageraho nawe icyo kibibi kimwereka sibyo muri abantu babiri ukiraho ngaho kankubazi birashoboka ko umukozi w'Imana ashobora kugira ashobora gusengera umuntu kuriya agasengera icyo kibibi wenda biriho biraba yego birashoboka mwese ni yarabaza bakavuga ngo kanseri iri mwibere akarikanda nimo kakenda kuyituritsa ngari gukuramo kanseri wangu urimo urumva akaza akajya ku mupuri w'umuntu ngo iki kintu ngo kiri ku myanya y'ibanga agakubita umupuri akenda kuwucaho no kuwukataho ariko reka mbabwize ukuri ikintu abantu bagomba gutandukanya ni uko impano Imana iba yarahaye umuntu itandukanye n'ubukristo ni ibintu bibiri bitandukanye sibyo rero kuba Hakimu ngiye cyo shaka kuvuga Hakimu muri chat nabonye ntago yicatinganye ntago yivuganye umuntu bari kumwe bageze ahantu baganira no ku gikorwa undi aranamubwira ati natose none se yatose nta cyabaye kubera iki we baganiriye ibyo bintu bamara kubiganira wenda namubwire ati pastor ibyo bintu utangiye kunjyanamo subutu ndakubujije amubuza mubwira ati pastor nk'umuntu w'umukozi w'Imana kubera iki utangiye kunjyana muri ayo mabi nabanze kumubuza kubera iki yamubujije ibyo bintu byararangije kuba bararangije kubivugana Hakimu yaramubwiye bakaganira ku kintu kijyanye n'umupuri akagera aho amubwira ngo ndatose yatohejwe n'iki ngariko ibintu nkoreye we nguranyishe ni ukuvuga yuko hari ibintu bakoranye uri kuvuga ari ibintu bavuganye bakoranye ari abantu babiri ibyo bintu rero ntabwo nibaza ukuntu wowe uza gushyira umuntu hanze buri umuntu ngemba numva nashyira hanze ni umuntu navugaga direka ngende nyine mufatisha ku buryo ariko ngewe nta hantu ngaragara ko icyo kintu nagikoze byanga byakunda kugira ngo umwandikire ngo watose hari ikintu cyari cyabaye cyatumye utoha
byanga byakunda kugira ngo umubwire ngo ngwe waranguranyishe ngo ibintu nkoreye we byanga byakunda ari ikintu Hakimu yari yagukoreye kandi ibyo bintu byabaye muri abantu babiri ibyo bintu rero byabaye muri abantu babiri ngewe nta mpamvu mbona nta kintu mbona cyo kubizana ku mbuga nkoranyambaga ngo uvuge ngo uje ngo kumusebya n'ubundi Hakimu niba ari umukozi w'Imana wenda by'umukozi w'Imana byereka bishyire ku ruhande ariko n'ubundi niba ari afite impano muri we nago iyo mpano ni Imana iba yarakwihereye Imana igiye gutanga impano nago ireba ngo ngirayiha ngo Brian ngo kubera ko ngo Brian ngo yabigenje gutya ngo kubera ko ngo Brian gatari umukizwa cyane iyi Imana igiye kuguhereza impano irayikwihera nkuko nanjye Imana ishobora kunyihera impano y'umunwa mwaza nkavuga kandi ibyo mvuga mukabyumva rimwe na rimwe akaba ari n'abantu banyizera buriya n'abantu bakunda kuvuga cyane mujye mumenya n'amagambo muvuga hari abantu babizereramo ku buryo ikintu cyose uvuze uwo muntu acyumva akavuga ati aha iki kintu ubwo Brian yatoboye amatwi byanga byakunda bira bintu yakoze ni byiza nanjye reka mbikore ubwo Brian yashyizeho amatatuwaje biriya ni byiza reka nanjye mbikore nabikore akabikora kubera uko kuntu agukunda nyine agukurikira bayumva yuko icyo kintu cyose ukoze ari cyiza icyo kintu ugomba kugikora nawe Hakimu rero ibyo bintu byo kuzanga kumusebya Hakimu ni umusore yambaye umubiri bro iki twambaye ni umubiri hejuru yo kuvuga ngo umukozi w'Imana hejuru yo kuvuga ngo ni umupasiteri hejuru yo kuvuga ngo ni umukozi w'Imana yambaye umubiri ibyo arya nibyo murya ibyo anywa nibyo murya uko kuntu kabanda yiwe izanyu saa 12 ziba zireze zimeze gutya nawe kabanda yirakora saa 11 ibihagaze imeze gutya ibyo bintu rero muza kuvuga ngo ngewe ngo yaransabye none se agusaba kuki utamuhakaniye koko niba uri umukristo umuhakanira umucyahe utokesha abadayimoni murebane ubarebe nabo bakurebe abadayimoni ubutokesha umva ubegeze umubwire ati pastor mu izina ryese ahubwo none utagire kumusengera umuhanurira umubwire ati ibyo bintu urimo naga ari byiza ariko umuntu mujya kuvugana mukarinda aho mugera ukamutohera we ugato ukifata ugatohasha ubwo ibyo ari byo byose ibyo bintu muba mwakoranye muba muri abantu babiri ibyo bintu ntago ari ngombwa kubizana ku mbuga nkoranyambaga Hakimu ni umusore Hakimu ni umwana w'umuntu Hakimu yambaye umubiri igihe cyose ataragera kuri urwo rwe ahubwo wenda impano ye yarakuze irenga Hakimu wariwe irenga ubuhakimu bwe impano ya Hakimu yaramukuranye imubana nini irakura irenga wenyine irenga hari ukuntu hano ubusitari bwawe bukakuremerera bigatangira waba umusitari ukavuga ati ningenda kuri moto baranseka kuko ubusitari bwarazamutse burenga ubushobozi wowe ufite ukavuga ati ningenda kuri moto baranseka nisohoka singure Jack Daniel mbe ndi kumwe n'ibyana wenda ubwo ndi kuvuga ku muhungu baranseka nimba ndi mu kabari simbe ndi kuboringa ibyana baranseka uri kumva nukuvuga ngo rya zina ryawe rikazamuka n'abahanzi reka mbabwize kuri n'abahanzi hano nicyo kibazo bafite uri kumva nicyo kibazo bafite hano umuntu arazaga kubita indirimbo ikaba hiti yiviriye mu kavumo yirariraga muri ghetto akagenda agakora indirimbo ikarya hiti we wamara kubona yariye hiti ukagira ngo n'amafaranga yaje jamais umuntu agatangira bikaba ngombwa ko ari bwambara umwenda yakodesheje ayo mafaranga ntago ari kuyinjiza bikaba ngombwa yuko ari bujye mu kabara agaspending amafaranga ayo mafaranga ntayafite either yagujije uri kumva nyine agakora ikintu kitamusebya kidasebya iryo zina ryiwe ibyo bibazo abantu bahura nabyo sibyo rero niba Hakimu yaragusabye muri babiri ikibazo mfite muri babiri mukaba mwaragiranye conversation muri babiri iyo conversation akaba ataravuze ngo yisubize akaba atarakwandikiye ngo umucyahe ku munota wa mbere akikubwira ngo 1 minute give me 1 minute uri kumva iyo 1 minute ntuyimwime naho uyimuhereye wenda Hakimu atangiye kukubwira ngo nyereka ikibibi kiri ku mubiri wawe ngo ubyange ku munota wa mbere ahubwo ukemera iyo conversation igakomeza akakwandikira ukamwandikira akakwandikira ukamwandikira akakwandikira ukamwandikira iyo conversation yanyu babiri kagenda ikaba kubera iki wakumva yuko kuza kumushyira hanze ari nubundi kumushyira hanze ntago biri bubuze impano ya Hakimu gukomeza nubundi kumushyira hanze ntago biri bubuze ikiri muri we gukomeza kigakorwa first of all ni umuhungu kandi ni umusore
yambaye umubiri, mwa bakobwa mwe muritubaza, mwa bakobwa mwe muritubarika, mwa bakobwa mwe murishinza. None se Hakimu azareba mu ntege zawe abareke gushyuhaguzwa, azareba icyo kibibi kiri ku kibero cyawe areke gushyuhaguzwa. Nawe ni umuhungu afite umubiri, yambaye umubiri mwiza. Rero kumuciraka ari urutega ngo mumwanike, ngo mumwanure, ngo muvuge ngo Hakimu ngo ni iki yakoze kidasanzwe? Wowe watohejwe n'iki ko wari uzi ko ari umukozi w'Imana? Ni iki cyajyaga kugutosa? Ni iki cyagutoheje? Ko bivuga ko yamusabye amafaranga undi akayamwima kubera iki yateretse nta mafaranga afite. Okay, ahubwo wenda iyo uvuga ngo byapfiriye aho ngaho, ariko urumva yuko hari Hakimu yatubwiye ko bamusabye amafaranga. Hakimu nyine nawe urumva nk'umuntu wari umukozi w'Imana tuzi agomba kuza kwidefanda. Sometimes wenda ashobora no kubeshya. Hari igihe tuza hano umuntu akaba yabeshya kugira ngo yirengere. Uri kumva abo akavuga ati wenda bamusabye amafaranga ndayamwimba. None se ubundi we Hakiko wajyaga gusaba umupuri wundi mwana niyo umuha utwo dufaranga mwa ataraza kugushyira hanze? Pasiteri natangiye we Haki ndaje nkuyere ni mama yanjye njye unyibwirire yewe mfite ibibibi mva ni hehe hantu ushaka kureba ngo iyo mama we unkarira akanyenyeri gusa ndapfuye. So ikintu kimwe ahangaha twumvikana ibintu bimwe. Social media ni icyuma gifite ubujya ahantu habiri. Nukuri kw'Imana. Ntabwo umugabo wese, hari abatereta bakoresheje amafaranga. Buri muntu atereta, ubundi gahunda ukuntu imeze, umuntu atereta akoresheje umwanya arimo. Siko bimeze cyane. Buri muntu atereta akoresheje umwanya arimo. Ntabwo ngiye kigiye, ntabwo nigeze kuva ku munota wa mbere kigikira umupasiteri. Turi kumwe? Rega nta muntu umushyigikiye, ariko ibyo kuvuga ngo icyo ngiyewe ntemera na gatoya. Urimo kunyumva? Tandaraza ngo usengere. Siko bimeze? Ibyo ngibyo no. Ibyo ngibyo ntabwo. Ariko se reka nkubaze Godifa, Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Tubukoreshe. Niba umuntu akubwiye ngo tandaraza ngo usengere, wowe nta bwenge ufite. Kandi ikindi niba byageze kuri level nawe wemera ugatandaraza rero yirebera umupuri. Niba umukozi w'Imana ashaka kubwira ngo tandaraza ndebemo ngusengere, nawe ko gukemera ugafata amaguru Imana yaguhaye abiri kamwe ukagatereka hirya kandi ukagatereka hino, umupuri ukarebana na pasiteri akareba umupuri nawe ukamwirebera, imipuri bakarebana gutya hamwe. Harundi dufite uyu nguyu tureza kuri uyu nguyu. So abavuga ko ntabwo byari bikwiye. Ibi yakoze we ni amakosa akabije. Amakosa yakoze iki? Mbwira ikosa yakoze. So umuntu asengera umupuri ko asengera umuntu. Uretse kubwire Godifa umva igengewe Hakimu nari kubona ko afite ikosa. Ni igihe yari kuba yarandikiye uwo mukobwa cyangwa abo bakobwa, uwo mukobwa akamukumira mu minota ya mbere. Akamukumira mu masegonda ya mbere akimubwira ati nyereka mu cyumba cyawe, nyereka aho urara, nyereka uko uteye, izana amabere ngusengere, tandaraza ngusengere. Akamukumira muri iyo minota ya mbere. Ariko Godifa conversation yarakomeje. Tugaruke kuri Mama Sava wamaze imyaka n'imyaka akaba bigaruye uyu munsi. None se herega aho byahiriye niho umuntu ajya. None se Mama Sava ngewe ukuntu twavuganye yambwiye yuko ngo kwanza biriya bintu by'intuza bya Hakimu ngo byari byarabaye ngo umwaka, igihe ngo twabiboneye sicyo gihe byari byarabereye. Ngo byari byarabaye mbere, iyo video yari yarabaye mbere, ariko nyine abantu ngo bayimenya nyuma, yisohoka nyuma, nyine abantu bayimenya byararangiye. Uri kumva? Nukuvuga ngo Mama Sava, yego pe Mama Sava ndamwumva nk'umuntu nyine yabaye sinzi nyine byaramurenze kuba umukozi w'Imana yavuze ko ari umushuti we wamujyanye mu rusengero. Amujyanye mu rusengero baramuhanurira, bamuhanuriye Mama Sava ati ibyo bintu mumpanuriye ni ibinyoma, ibyo birarangira. Sibyo arangije nyuma nyine wenda ubwo ntago nzi ibyo baba barapfuye na Hakimu ku buryo wenda za kubitangaza. Ngira ngo ni iriya video yabaye ngo byabaye mu kwa 12 bimenyekana mu kwa 5. Iriya video aho yasohokeye ndi kwibaza yuko Mama Sava kugira ngo wenda abivuge ari uko Hakimu yari yakomeje kumuzengereza ahari. Ariko ibya Mama Sava we wenda byo bishobora kumvikana Godifa, nimba wenda yaramuhanuriye uri kumva, niba wenda yaramuhanuriye yamara kumuhanurira wenda nibyo yamuhanuriye akavuga ati ibyo bintu ntago ari byo. Kandi burareka mbabwiza ukuri mw'abantu mwe, ubuhanuzi nyine niba umuntu aguhanuriye
ntukazajya uvuga ngo wenda ngo umurebere ngo mu buhakimu bwe ngo uvuge ngo kubera ko ari hakimu ngo afite imico mibi. Oya, buriya ubuhanuzi bumenyekana ari uko busohoye, kandi buri buhanuzi bushobora gutinda. Ubuhanuzi bushobora gutinda, ubuhanuzi bushobora gufata imyaka 5, ubuhanuzi bushobora gufata imyaka 10, ariko ubwo buhanuzi cy'Imana yavuze kigasohora. Ibyo byo ntimukazajye muvuga ngo kubera ko ngo hakimu ngo bamuvuze ibi ngo rero ngo ibintu ngo yamanuriye ngo ntago ari byo. Oya, Imana ishobora guca muri hakimu nyabo, ishobora kumucamo n'ubwo buhakimu bwe n'uko kuntu wumva ngo yasabye imipuri ngo nibiki, Imana ikamunyuramo akagwanura kandi ibyo bintu yaguhanuriye, ibyo bintu bigasohora bikaba kabisa. Ibyo byo ntimukabikige. Okay, so abavuga ko umukozi w'Imana ntabwo yagaterese, ni gute umuntu ajya gutereta abakirisitu bakavuga ati byonyine ni ishyano, ibi ngibi ntibikwiye? Godfa, hakimu ni umukozi w'Imana w'umusore. Ntago azigera abona umugore atamuterese. Ntago hakimu azigera abona umugore. Kandi iyo abantu bari guteretana, reka mbabwize ukuri ikintu kimwe mw'abantu. Na pasiteri mwemera iyo arimo araganira n'umugore we bavugana amagambo ateye ubwoba. Kubera yuko baba bari kuvugana ibintu byo gukundana. Uri kunyumva neza? Hakimu ntabwo umugore azava mu ijuru ngo narangiza ngo azamwitereke ngo amutereke mu nzu. Hakimu bizamusaba gutereta. Hakimu bizamusaba kuvuga amagambo aryohera umukobwa nkaya ngaya. Yego, nkaya ngaya. Hakimu bizamusaba kubwira sheri we tijya kuri video call tuvugane, sheri niba ugiye muri dushereka ngo uherekeze. Hakimu amagambo muzi mukoresha mutereta niyo na hakimu azakoresha kugira ngo abone umugore. Ntabwo umugore azamanuka ngo yiture hasi. Umukozi w'Imana yambaye umubiri, ariko ni ibingibi nakubwiraga ngo ahubwo hakimu impano ye yaramuzamukanye irenga ubushobozi bwe, irenga we uriwe. Kuko nibaza yuko yaba yarafite umugore wenda ibyo bintu atari kuba birimo cyangwa se ataba ari kubijyamo. Igihe byari guteza ikibazo, igihe byari guteza isaga, ni igihe hakimu yari kuba afite umugore babana mu nzu, akaba arimo aramucitinga ari kumuca inyuma ari gutereta undi mugore.